Ellen White yaba yari umuhanuzikazi cyangwa yavugaga ibintu by'abandi akabyiitira atabiherewe uburenganzira? Ni ikibazo gikomeye Pastor Mark Finley yibazaga. Mark yibajije iki kibazo ubwo yari amaze kumva inkuru ya Ryan Day, umudivantiste uheruka kuva mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, agasezera kuri televiziyo yakoragaho yitwa 3ABN, maze akavuga ko akomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo amenye niba koko Ellen White yari umuhanuzikazi mu by'ukuri cyangwa yarandikaga inyandiko z'abandi ngo maze akabeshya ko ari iyerekwa yagize kandi ari inkuru z'abandi yiyandikiye. Hari ibimenyetso ndi gushakisha, ndi kugundagurana n'ibintu nko kuba yaravugaga ibintu by'abandi maze akabyitirira, yakoreshaga ibintu by'abandi akabyiyitirira. Abantu benshi ntibazi ibyo bintu, tutiriwe tuvuga ko yatiraga cyangwa agafata ibintu by'abandi banditsi. Icyo kintu cyari ikintu kinkomereye, ikintu cyo gukoresha inyandiko z'abandi akabyiyitirira. Ndashaka kuvuga ko ari ibintu birenze cyane ko uyu mugore wateye abantu kwizera ko Imana yamuhaye ubutumwa ko mu buryo bugaragara burya yabikuraga mu bwonko bw'undi muntu, kandi igihe cyose yaravugaga ko byabaga byavuye ku Mana ngo maze akabihabwa mu iyerekwa. Ibyinshi muri byo yaravugaga ngo neretswe, nabonye, cyangwa akavuga ko yabihawe bivuye kuri marayika we, marayika murinzi we. Iyo ugiye mu bihamya bye, ibyo nibyo byuzuyemo gusa. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri paji ya 512, umuhanuzikazi Ellen White atarapfa yandikira itorero maze arandika ati, nubwo Imana yatanze ibihamya bikomeye byo kwizerwa, ntabwo izigera ikuraho inzitwazo zo kutizera. Yarakomeje aravuga ati, abashaka impambo zo kumanikaho kutizera kwabo bazazibona, kandi abanga kwemera no kumvira ijambo ry'Imana bategereje ko inzitizi zose zikurwa mu nzira kandi nta gihe cyo gushidikanya kizaba kikiriho, ntabwo bazigera baza mu mucyo. Yarakomeje arandika ati, niba abantu batagumye mu bihamya Imana yabahaye kugira ngo bikomeze kwizera kwabo, bakihitiramo gushidikanya no kujya impaka, bazasanga gushidikanya kwabo kwabaye ukuri. Umuhanuzi w'Imana Ellen White ubwo yerekwaga abizera b'itorero ry'abadivantiste, Imana yamweretse ko nubwo ari kwandika ibihamya bikomeye kandi bigenewe abo bizera, ariko atari bose bazabyakira. Yabonye ko abenshi bazabishidikanya, bakabijambura ngo barebe uko babikubitisha abandi bakabimaramo igihe bashakishamwe amakosa ngo babone uko banga burundu uwo mucyo Imana yabahaye. Maze Imana ifata ukuboko kwe kwa kimuntu, iramwandikisha, iramubwira iti, mukobwa wanjye Ellen White, nubwo bibabaje ariko byandike. Andika uti, nubwo Imana yatanze ibihamya bikomeye byo kwizerwa, ntabwo izigera ikuraho inzitwazo zo kutizera. Abashaka impambo zo kumanikaho kutizera kwabo rwose bazazibona kandi ntibazazibura. Kandi iramubwira iti, Ellen, ubwira abo bizera uti, ibyo bintu niba bikora maze bagashidikanya ibihamya nkuhaye, ubabwira uti, bazasanga gushidikanya kwabo kwabaye ukuri. Ubwo buhanuzi bw'umuja w'Imana Madamu Ellen White buri gusorera ku mugabo wari umuvugabutumwa ukomeye muri iri torero, umuririmbyi, umuhanzi, umunyamakuru, umuntu ufite ibintu byinshi yavugwaho mu by'itorero. Twamuvuzeho byinshi mu kiganiro cyabanje. Uyu munsi twongeye kumugarukaho. Afite amagambo akomeye ku buryo rwose ajyana mu matwi y'abizera inyandiko za Ellen White, ariko kandi amagambo ye ni ubuki buryohereye mu matwi y'abadakunda inyandiko za Ellen White. Aravuga ati, ndashaka kuvuga ko ari ibintu birenze cyane ko uyu mugore witwa Ellen White, umugore wateye abantu kwizera ko Imana yamuhaye ubutumwa, burya ntabwo Imana yanamuhaye, ahubwo ubwo butumwa ni inyandiko n'ibitekerezo byavaga mu bwonko bw'abandi banditsi, akandika ibintu by'abandi maze akabyitirira avuga ngo Imana yabinyeretse, yambwiye, nabonye n'ibindi. Ati, iyo ugiye mu bihamya bye, ibyo nibyo byuzuyemo gusa. Pastor Mark Finley, umwe mu bayobozi bakomeye b'itorero ry'abadivantiste ku isi, ubwo yagerwagaho n'ubwo butumwa bujyana mu matwi y'abadivantiste, nk'umuyobozi ntabwo yacecetse. Hari icyo yavuze, kandi icyo yavuze niwo murongo itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi rihagazemo, ni nawo tugiye kuganiraho. Muri iki kiganiro
tugiye guhuza uwari umuvugabutumwa ukomeye mu itorero ry'abadivantisite ariko wasohotse muri iryo torero n'umupastori ukomeye mu itorero, bose bazengurutse isi bamamaza ubutumwa nk'intumwa z'itorero. Pastor Mark aratubwira ukuri kose kuri ibi birego bibi biri kuregwa inyandiko za Ellen White, kandi aratumara impungenge atubwira ko n'abahanga batandukanye bo mu gihe cye na nyuma yaho, baba bisi abari barize neza iby'amacapiro n'ibyo kuburanisha abantu, babaga barashishuye cyangwa se barakoresheje inyandiko z'abandi baziyitirira, ko abo bahanga basuzumye neza kandi bakiga bitonze inyandiko z'uyu muhanuzikazi, bakaziburamo ibinyuranije n'amategeko y'abanditsi. Nkwaye ikaze muri iki kiganiro cy'abanditsi bagiye bandikisha amakaramu yabo, natwe uyu munsi tukaba dusoma ibyo banditse. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke, nongeye kuguha ikaze kuri Rwanda SDA Hymns. Nkwaye ikaze. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, turashaka kubanza gusobanurira abizera bo mu yandi madini n'abandi bavuze ko ibyo Ellen White yeretswe bivuga ko Yesu yagiye ahera cyane mu 844, ko ibyo bintu atari byo, ko rwose binyuranije na Bibiliya. Bavugaga ko Paulo yabyanditse kera maze akabyandika mu Baheburayo igice cya 9 ku murongo wa 12, kandi koko handitswe ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. Biragaragara ko rwose Paulo yanditse ko mu gihe cye ko Yesu yari yaragiye ahera cyane ubwo yavaga mu isi. Iri somo rero iyo urisomye ukanasoma amagambo Ellen White yanditse avuga ko Yesu yagiye ahera cyane mu 844, ubona bihabanye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho cyitwa ngo ahera cyane, turasoma kuri page ya 421 PDF, Ellen White yaranditse ngo bityo abakurikiraga umucyo w'ijambo ry'ubuhanuzi babonye ko aho kuza ku isi iherezo ry'iminsi 2300 mu mwaka w'844, icyo gihe Kristo yinjiye ahera cyane h'ubuturo bwera bwo mu ijuru kugira ngo akore umurimo uheruka wo guhongerera, kweza, uteguriza kugaruka kwe. Urebye izi nyandiko urabona ko zibusanye rwose. Ayo magambo yo mu ntambara ikomeye page ya 421 avuga ko Yesu yinjiye ahera cyane h'ubuturo bwera mu 844, asa naho ahabanye n'amagambo Paulo yanditse mu Baheburayo ku gice cya 9 ku murongo wa 12 avuga ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa. Aho rero niho abantu benshi bageze maze baravuga ngo Ellen White yabusanyaga na Bibiliya, bati n'ikimenyimenyi, reba iryo somo. Noneho reka natwe twibaze tuti, mbese koko Ellen White yabusanyaga na Bibiliya, ko twizera ko wamuhaye ubutumwa ari nawe wabuhaye Paulo? Igisubizo ni oya, ntabwo inyandiko za Ellen White zibusanya na Bibiliya. Noneho reka twongere twibaze tuti, none se niba bitabusanya, kuki aya magambo tumaze gusoma busanye? Igisubizo ni abasobanuye Bibiliya bayikura muri Bibiliya y'umwimerere bayizana mu ndimi zacu. Mu Cyongereza ahera hitwa Holy Place, naho ahera cyane hakitwa Most Holy Place. Abasobanuraga Bibiliya bayishyira mu ndimi zitandukanye, ubwo bari bageze ku gice cya 9 ku murongo wa 12 basobanuye nabi, maze aho kwandika ngo kandi ntiyinjijwe ahera n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, bo barandika ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa. Kuva ubwo abantu benshi iyo basomye iri somo bizera ko Yesu yagiye ahera cyane mu gihe cya Paulo, nyamara atari ko biri. Yesu yagiye ahera cyane mu 844, kandi azava muri iki cyumba imbabazi zirangiye ku muntu wese nk'uko Ellen White yabyanditse, ndetse ari bugufi guhaguruka muri icyo cyumba. Witegure vuba cyane utazatungurwa. Muri Bibiliya yera no mu zindi Bibiliya nyinshi harimo n'iz'icyongereza basobanuye nabo uwo murongo, ariko muri Bibiliya ya King James iryo kosa ntabwo ririmo. Bakoresheje rya jambo rivuga ahera cyangwa se Holy Place. Muri iyi Bibiliya yitwa NIV urabona ko ho bakoresheje ahera cyane, kandi iyi Bibiliya niyo bakoresheje bahinduramo Bibiliya yera abenshi bakoresha mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo
niyo Bibiliya itarahinduwemo ibintu byinshi kandi ni Bibiliya yasobanuwe neza. Iyi Bibiliya ya King James yasobanuye neza uyu murongo wo mu Baheburayo igice cya 9 ku murongo wa 12. Ubwo rero ukimara kumva iki kiganiro nawe uze kubigenzura, numara gusanga ari byo wizere ko Yesu atagiye ahera cyane mbere y'umwaka w'844, ahubwo wizere ko yagiye ahera cyane muri uwo mwaka nk'uko umuhanuzikazi Ellen White yabyeretswe kandi ubwo bihuye na Bibiliya. Ubwo nukuri nitubona uburyo tuzanavuga impamvu y'uwo mwaka. Ubundi uyu mwaka ni mwaka ki? Kuki abadivantiste bakunda kuvuga? Ni ibiki Bibiliya yari yarabivuzeho by'umwihariko mu buhanuzi bwa Danieli? Tuzavuga byinshi kuri uyu mwaka kandi tuzasanga atari umwaka w'abadivantiste gusa, ahubwo ari umuntu wese yabyanga yabyemera. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro kiravuga ku nyandiko za Ellen White. Ryan Day n'abandi barwanyiza inyandiko z'uyu muhanuzikazi bavuze ko ari inkuru z'abandi banditsi yandikaga maze akabeshya ko Imana yazimuhishuriye nyamara atari byo. Mbese koko nukuri Pastor Mark Finley yabamaze impungenge maze abereka uburyo byakorwaga. Ntujye kure. Binyuze mu mateka yose y'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi hagiye hisubiramo ukwibasirwa kw'inyandiko za Ellen White. Kumwe muri uko kwibasira izo nyandiko ze ni uko ari gufite igitekerezo kivuga ko yafataga ibintu by'abandi akabyiyitirira. Bakavuga ko ngo ubwo butumwa bwe bwabaga butavuye ku Mana, ko ngo ahubwo yashishuraga ubwo butumwa ku bandi banditsi bo mu minsi ye. Mu yandi magambo ngo ibyo yanditse kandi yavuze ngo byabaga bitakomotse ku isoko yo mu ijuru, ngo ahubwo byabaga byakomotse ku masoko y'ibiremwa muntu kandi ngo byabaga bibusanye. Abandi bavugaga ko yabeshyaga aho yabikomoraga. Ubu noneho ndashaka ko tureba ibyo bintu tubikuye ahantu hemewe n'amategeko no ku ngingo zifatika. Mbere na mbere ni iby'ingenzi kumenya ko Ellen White ubwe yemeraga ko yakoreshaga iby'ubuvanganzo bw'ahandi, kandi iki si ikintu yaduhishe. Mu ijambo ry'ibanze rya kimwe mu bitabo bye cyamamaye cyitwa Intambara Ikomeye, Ellen White yarabyanditse. Intambara Ikomeye mu ijambo ry'ibanze kuri paji ya 12 y'Ikiromani yaravuze ngo ahantu hamwe na hamwe umwanditsi w'amateka yagiye akusanya ibyabaye mu ncamake kugira ngo abivuge mu magambo yumvikana, cyangwa aho yagiye afata ubusobanuro burambuye akabuvuga mu ncamake iboneye. Amagambo ye yasubiwemo nk'uko yayivugiye, ariko hamwe na hamwe ntabwo umwanditsi yavuzwe, kuko icyatumye ayo magambo ashyirwa muri iki gitabo atari ukwerekana uwayanditse, ari ukubera ko amagambo ye asobanura neza iyo ngingo iri kuvugwaho. Mu kuvuga amateka n'ibitekerezo by'abakomeje umurimo w'ubugorozi ivugurura muri iki gihe cyacu hakoreshejwe ubwo buryo bwavuzwe haruguru mu nyandiko zabo. Rero Ellen White aravuga ngo yego natiye amagambo y'abandi banditsi kugira ngo ndusheho kwerekana neza iby'Imana yampishuriye. Rero ikibazo si uko yayatiye, yabikoze mu bihe runaka. Pastor Mark ubwo yakomezaga kwerekana izo ngingo, noneho yaje no kugera no ku bashakashatsi b'isi batari abadivantiste, abari basobanukiwe neza iby'amacapiro kandi abari abahanga. Abo bantu bari bazobereye ku buryo bari bazi neza ko umuntu wese wageragezaga gufata ibintu by'abandi akabyiyitirira bamuhanaga ibihano bikomeye cyane, bagendeye ku mategeko mpuzamahanga arebana n'ibyo byo kwiyitira inyandiko zawe kandi atari izawe ahubwo ari iz'abandi. Yerekanye ko abo bahanga bageze ku nyandiko za Ellen White bavuze, kandi ko nta rubanza na rumwe inyandiko ze zigeze zijyamo ngo abanditsi runaka bamurege ko yafashe inyandiko zabo akazikoresha mu buryo butemewe n'amategeko. Impuguke ya mbere yakoze ubushakashatsi ku nyandiko za Ellen White ni umugabo wari umuhanga cyane w'umugaturika witwaga Dr. Douglas Herbert. Uyu mudokiteri w'umugaturika yaranditse ati Ellen White ntiyigeze yandukura ibintu byinshi,
ati ibyo yahisemo byerekanaga ko yabikoreshaga ngo abashe guha imbaraga cyangwa se ngo abashe kuboneza neza ubuvanganzo bw'inyandiko ze ku buryo umusomyi w'ibitabo bye azajya asoma akabasha kumva neza ubutumwa buri muri izo nyandiko Uwiteka yamutumyeho. Uyu mugaturika yanditse ayo magambo mu gitabo cye yise Intumwa y'Umwami. Mark Finley yongeye kwerekana iby'impuguke yitwaga Ramiki. Uyu Ramiki we yashimye cyane Ellen White bitewe nuko ngo yasabye abasomyi b'inyandiko ze gufata amakopi ya bimwe mu bitabo yakoze byerekanaga ko atagerageje guhisha ibikorwa byo gukoresha izindi nyandiko z'abandi, ko nta bushake na buke Ellen White yigeze agira bwo gushaka kuriganya cyangwa gufata iby'abandi banditse ngo bisimbuze ibye, ngo ahubwo ibyo Ellen White yanditse byari ibintu bitabusanye n'amategeko. Mark Finley yongeye kugaragaza iby'undi mugabo w'umuhanga witwaga Joseph Story yamutinzeho. Yavuze ku byerekeranye n'imanza z'ibyo gushishura ibintu by'abandi. Uyu mucamanza yaravuze ngo niba umwanditsi akoresheje inyandiko z'undi muntu ariko akazikoresha ari nyiri ibyo bikorwa ari gukora, ibyo ntabwo byitwa ko yazikoresheje mu buryo butemewe n'amategeko. Joseph Story yarakomeje aravuga ati buri gitabo mu buvanganzo, muri siyanse, mu bugeni gishobora gutira andi magambo. Maze Joseph aravuga ati nta muntu ure mu rurimi bundi bushya w'ubwe, ariko uwo muntu niba ari umunyabwenge, imvugo ya buri muntu ibasha kwisumburaho cyangwa ikaba yaba nkeya ku by'undi yavuze kandi yasobanuye, yanonosorwa cyangwa se kongererwa ubuhanga n'uwo muntu, ndetse ukaba wayikorana ubuhanga. Mark Finley yongeye kuvuga ati hari igitabo cyitwa Life Sketches of the Apostle Paul cyanditswe n'umwanditsi witwa Connie Baron Hausen. Ati Ellen White yaracyamamaje rwose kandi ashishikariza abantu kugisoma. Ati ndetse hari bimwe byo muri icyo gitabo yakoresheje nk'ibyibanze mu gitabo cye yise Ibyakozwe n'Intumwa. Ati hari n'ikindi cyitwa Hina n'ikindi cyitwaga Mace, icyo yakoresheje nk'ibanze mu bika runaka by'igitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, agakoreshamo udupurusa dukeya. Ati kandi ibyo byose yarabivuze, ntabwo yabyihereranye, yabibwiye abasomyi b'inyandiko ze nk'uko twabisomye mu ijambo ry'ibanze ry'igitabo cye cy'Intambara Ikomeye. Mark yarakomeje aravuga ati Imana iha umuhanuzi amayerekwa cyangwa inzozi, kandi nanone Imana ihumekera intekerezo ze, ariko umwanditsi yandika mu miterere y'inkomoko ye nk'umuntu, yandika mu magambo y'ubwo butumwa Imana yamuhaye nk'umuntu. Ati rero nk'uko Ellen White yabyanditse akabisuka mu macapiro ye, yandikaga interuro zimwe na zimwe, ibika bimwe na bimwe, ibitekerezo bimwe na bimwe Imana yabaga yamuhishuriye mu mayerekwa ye n'inzozi ze, maze agatangira kwandika. Yakosoraga izo nteruro nk'umuntu maze akazivugurura, agakoresha ururimi rwe ngo asobanure neza iby'Imana yabaga yamuhaye. N'amagambo ya Pastor Mark Finley yasubizaga Ryan Day n'abandi batekereza nkawe. Ellen White ntitugomba kumufata nkaho yari marayika utagaragara. Yari umuntu usanzwe nkatwe twese, wabaga muri sosiyete nkatwe, akabana n'abantu nkatwe, akandika nk'uko twandika, uretse ko we Uwiteka yari yaramutoranirije ngo abe umuhanuzi w'itorero ribayeho mu minsi ya nyuma, ndetse Imana ikamuha ugusobanura biruseho Bibiliya ngo abazashaka gusobanukirwa neza Bibiliya ku bwa Mwuka Wera nibasoma inyandiko ze bumve basobanukiwe neza ibiri muri Bibiliya. Mu magambo make, icyo Imana yamuhaye si Bibiliya nshyashya, ahubwo icyo Imana yamuhaye ni ubusobanuro bwa Bibiliya. Ubwo bishatse kuvuga ko nusoma inyandiko za Ellen White uzasobanukirwa biruseho Bibiliya, maze ujye uyumva bitandukanye nuko wajyaga uyumva utarasoma izo nyandiko ze. Ubwo rero wandikaga izo nyandiko yari umuntu wabanaga n'abandi, kuba yarakoreshaga amagambo nabo bakoreshaga ngo arusheho gusobanura neza ubutumwa Imana yamuhaye, ntabwo byakwitwa ko ubutumwa bwe butakomokaga ku Mana. Imana yarabumuhaga, ariko yandikaga nk'umuntu, agakoresha ururimi n'abandi bakoresha ngo asobanure neza ubwo butumwa Imana yamuhaye. Twibuke nk'amagambo Martin Luther yavuze ari imbere y'urukiko rw'iwomuzi, cyangwa indirimbo Huse yaririmbye ubwo bamutwikiraga ku mambo. Niba ibyo hamwe n'ibindi Ellen White yarabikusanyije maze akabyandika,
agaragaza ubutumwa Imana yamuhaye bwerekana ko amateka ayo yo kurenganya abana b'Imana azongera akisubiramo. Mbese ibyo bikwiye gufatwa nko kuba nta butumwa Imana yamuhaye, ko ibyo yakoreshaga yabaga yabikuye ku bandi. Siko biri, nk'uko twabisomye mu ijambo ry'ibanze ry'igitabo cye cy'intambara ikomeye, kandi nk'uko Pastor Mark Finley yabisobanuye nawe agendeye kuri ayo magambo uyu muhanuzikazi yivugiye, ndetse abahanga batandukanye b'isi nabo bakabyemeza. Iyo Ellen White yakoreshaga inyandiko cyangwa amagambo y'abandi banditsi, kwari ukugira ngo nk'umuntu arusheho gusobanura mu buryo buruseho kandi bwumvikanira umusomyi uzasoma inyandiko ze. Aho niho abadivantiste b'umunsi wa karindwi n'abandi bemera inyandiko za Ellen White tugomba guhagarara. Ibitari ibyo bikomoka kuri Satani. Soje iki kiganiro nkusaba kwirinda gusesengura mu bihamya Imana yaduhaye binyuze muri Ellen White, ubisesengura ureba bitabasha gukiza ubugingo bwawe. Si uko ibihamya yanditse bidakwiye kugeragereshwa urufatiro rwa Bibiliya ngo harebwe niba koko bihuje na Bibiliya, umuyobozi wacu mukuru. Birakwiye rwose kugeragezwa, ariko umugambi w'inyandiko za Ellen White no gukiza ubugingo bw'umuntu no kurushaho kumusobanurira Bibiliya gusa. Ntugasome inyandiko ze ari ukugira ngo uzikubitisha abantu, ahubwo ujye wibuka buri munsi amagambo yanditse avuga impamvu Imana yabiduhaye. Reka tuyasorezeho, yanditswe mu gitabo cyitwa iby'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bizera, kuri paji ya 235. Ni wowe yavuze avuga impamvu Imana yatanze inyandiko ze. Handitswe ngo mu cya 909 ubwo yafataga ijambo imbere y'inteko rusange y'itorero, yabumbuye Bibiliya ayifata irambuye cyane imbere y'abamwumvaga agira ati, bavandimwe, ndabasabye mwite kuri iki gitabo. Mu gusubiza abizera bafataga inyandiko ze nk'aho ari inyongera kuri Bibiliya, yaravuze ati, nafashe Bibiliya yo y'agaciro gakomeye, nyikikiza imizingo myinshi y'ibihamya by'itorero byahawe ubwoko bw'Imana. Ntabwo mukunda ibyanditswe byera. Iyaba ijambo ry'Imana mwararigize nyambere mubyiga, mugambiriye kugera ku rugero nyarwo rwa Bibiliya no kwera kwa Gikristo, ntimwajyaga gukenera ibihamya. Yarakomeje aravuga ati, kubera ko mwirengagije kumenya igitabo cyahumetswe n'Imana, yashatse kubageraho ikoresheje ibihamya byoroshye kandi bitaziguye kugira ngo ibasobanurire amagambo yahumetswe. Mwari mwarirengagije gushyira mu bikorwa no kubagaragariza urugero rw'imibereho ijyanye n'inyigisho ze nzima kandi zihanitse. Wumvise ko impamvu Imana yaduhaye inyandiko za Ellen White ari uko yashatse kutugeraho ngo ibone uko idusobanurira ijambo ryayo. Ntabwo Imana yaduhaye ibyo bihamya ngo tubikubitisha abandi, ngo tubijambure dushakamwe amafuti, ahubwo yabiduhaye kugira ngo dusobanukirwe Bibiliya. Imana yageze mu mutima wawe biciye mu nyandiko za Ellen White. Bibiliya ijye gusobanukira bitewe n'inyandiko ze, ko ariyo mpamvu twahawe izi nyandiko ze. Wagize neza kubana natwe muri kiganiro cyavugaga ibyo wari umudivantiste ukomeye, ukomeje kwibasira inyandiko za Ellen White n'ubutumwa bwe busobanutse neza. Pastor Mark Finley yadusobanuriye uko Ellen White yandikaga. Wagize neza kubana natwe. Wabanye na Jacques Lameke. Gira amahoro.